ko Satani ashobora gukoresha iyo ntwaro akararika itorero anakababamo urwikekwe. Amafaranga Kayanja yatanze kuzimu, ubwo iyo ushinjije kuzimu ubwo n'uwamutumiye umwegeranyije no kuzimu. Ariko kambabaze nk'akabazo kamwe koroshye, rega ibintu mba ndi kujongera n'amazina ye bose ari abashuti banjye, ndi kujongera kugira ngo nganarize ko ndi kumva amaherezo nikubise mu kiba bayirenza urugo. Ibyo bintu mubijyane neza, sinshaka amatiku yanyu. Umuntu abantu bazanye amatiku ngo yagiye ngo kugura imbaraga, uwo bashinja ko yamujyanye kuzigura nge namubonye kwa Julienne Kabanda. Uyu mama yagize live y'ibihumbi 11 kuri YouTube, afite arena iminsi irimo ibihumbi 10 bya registarinze. Ibintu byanyu byose nyine buriya wenda nazababwira nkazana n'imeninda nanjye sinaheruka kubona idolari riza ryanditseho Western harya byita Union. Urajyanga gusunikira se nkoza y'ijana simbona hari umuntu uri kunyandikira ambwira ati ndikwerekera kuri banke ndagira ngo biri nango sima bagiye tureka kubeshyana. Kayanja ari hariya ku ntare arena ni yahamagaye abashumba kabaga ngo ndabasengera umwuka wo guhuza. Byaranyereye mbese ibintu byo guhuza bihita birangira. Narike ikora biriya nabonye yakoze. Reka nshitekano none cyase nco ufite filozofi nk'ya Rusofero, ufite imitekerereze nk'iya Shitani n'ikimenyimenyi ntabo mwugira. Iyo ni ndangaciro kwa Shitani n'ikimenyimenyi nta no tugira. Ubukene deje ubukene ni ndangaciro ya Shitani si y'Imana. Tugendane neza, ubukene ni ndangaciro ya Shitani si y'Imana. Nabuza ahantu mera nimba najagaraye kubera kiriya biriya bihumbi bingahe by'idolari bigiye kuza nk'ituro sha. Murajye ko mbafite ndabafite sha. Ngo mutabazi ngo ugiye harya wicecekere ngo abantu uya ntabababaje se. Uyigomba kurijukana babaza abazimu. Ese ubundi ko mugira ngo ntago mbizi yuko ituro ryarozwe n'abatumishi? Ndabizi, nabyo ndabizi. Niho bakuroze se? Yes, ituro ryanjye ryagaritswe n'abatumishi kandi bakoresha imbaraga z'amarozi. Karabaye. Ese none se ko mugira ngo ntago mbizi ko mwagiye kundogesha Tanzania byakanga mukajya Nigeria? Nagiye kuri 5 to 5 mpabwa interview na kamarade, abantu bagende babirebe barabibona. Ambaza ibyo ngo kuzimu niki nkubita diamond ndajwigiriza mvuga Kayanja neza. Bibiri iratubwira ngo nubona umuntu ukubita se cyangwa agakubita nyina, hari igihe tukibangwa agakubita nyoko, nibyo mwiberamo abarokore. Ntago ari ngo bakubatuka, nibyo mwiberamo. Bagira gutya bagakubita abashumba, mwisi y'umwuka bagaterwa amabuye, mwisi y'umwuka mu kazi bagaterwa amabuye. None akayaba none se bose namaya ingituro rya none se ukazi ngo nibanyirukanye, none se ukazi nibanze kuma promotion. Ahubwo no kuba batakwirukana ngo banagufungira amafaranga utigeze unarya. Aho hantu nicyo ahubwo nibyo nkiri kwibazaho. Ubu ndi kurwana intambara y'uburyo ndivuge kuri rike ko bose n'abakozi b'Imana. Ndi kurwana intambara ese ko bose nzi ko bafite doctorat n'abandi bize. Ndaherehe mvuga ko bakoze ibintu by'abantu wagira ngo bagaruke mu kibura mwaka. Ndaherehe ndabivuga gute? Ese kara abakozi b'Imana baya madini manini bakaba bameze nkaho bafunguye intambara ku banyamuhamagaro n'abanyamwuka. Ndabigenza ne ko mbaye murunga bangabo. Shaka ngo tubanze turangize ibintu byo kwa Mignone no kwa Julienne. Twemere ko Apostle Mignone na Julienne Kabanda n'umuntu bita Bishop Oliver ni batatu ndi bushyireho. N'abantu geometrie mame yakupe n'ikimenyimenyi nimushaka no kubyumva. Nge nigeze njya kwa Julienne rimwe protocole nshatse kuzikwepa zinjyana imbere. Ngiye muri ADPR gakinjiro nkicira mu bakristo imbere, ngahaguruka mu bashyitsi bare organizinga anointing indiho. Niyo nushaka kuvuga ngo ntago imyizerere ari imwe. None se ucatse ko Isaiah je aho nshumbye ntamwe recognizinga, kuki se utandika organizinga urigira ibiki? Urumva idini yiwanyu hagararigiza abandi se yarazibyaye doka badini handi nabuze kurubanyu. Muvandi umuntu wese waguze amavuta Nigeria ntago yemera ko musenga amasaha 3, arahagarara akabareberamo gusa. Ko nababwiye ngo mujye mumbaza ariko turi off mic. Abantu bagiye bose ko mfite urutondera kandi kujya kubona yuko je ntacyo njye nikanga nabo bantu bajya Nigeria ari je njyayo nkateranira yo sha. Kuko abantu bagikuzi muri mushaka buzambwe mbabwira ibimenyetso. Icya mbere ukakubwiriza
ubushyuhe burazamuka ngo bukagera mu gihumbi wa mungana wa Bruce Melody. Mbese arakubwiriza avuga muri Matayo rimwe na rimwe akanama ngo mukiranuke, ari ukagira ngo uri kumva ya ndirimbo ya Bruce ngo yitwa ngo iby'inyuma. Iyo hanze muri Uganda aho batanye no kujyana ibirego mu rukiko ngo Kayanja ngo gufata utwana tw'uduhungu kuba mama b'Imana nka Pst Kabanda. Ejo tuzabona n'abavuga ngo urumva, tubone nk'umukobwa avuga ngo Julienne nyine ngo yankoze ku kibuno, umukobwa agukora arakoze Imana afite imikorere imeze nka resibe, ariko ntubimbazeho nyine, ariko kubona ko imikorere yabo ukuntu ababakurikira bayibona bayikarasa muri class imwe ni RSSB. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Abantu bashinja abandi kuzima benshi nibo bagica, benshi baba baragiye mu byaha batagisenga, batakerekwa, batakigira ijambo. Nyine ngo kuri ya minyoni yagiraga ikiganza ku bantu bakagwa batarimo abadayimoni, wenda ari abakristo bisanzwe baje ngo babasengere babone umugisha. Kwa kundi Benhina ajya afata abantu baje ngo abasengere babone umugisha cyaba kiri indwara agajya kugwa kw'abari abantu byaba bidaturuka ku mbaraga z'ukuzimu. Reka nanjye ngusuza aho dukurikiye ku Isezerano TV. Nibyo agaciro gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu, ndagusuje kandi ngushimira kuba warahisemo iyi channel. Nicaye kuri Market Tent Design na haneza cyane hano Kimironko, ushobora gukorera ibirori byawe cyane cyane abafite ubukwe, na ahantu heza cyane rwose. Nagukumbuza kuzaza kuhasura ukaba wahakorera ubukwe bwawe. Igiciro ni amafaranga make cyane. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara kuri izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe, kandi wifuza no gukoresha ihema ryawe bwite nk'iri ngiri ubona naryo turari gukorera. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi. Nishimiye kongera kwakira Apotre. Murakoze kunyakira, n'abakoze subscribe kuri channel yanjye yitwa Rubanda Rwejo, tuganiraho bya bintu by'ubuhanga ni n'amahypothèse yanjye cyangwa se monhypothèse. Abakunda ikiganiro monhypothèse ukora subscribe kuri channel ya Pst Mutabazi yitwa Rubanda Rwejo TV. Ubundi tukaganira ku bintu by'ubwenge n'ubuhanga, tuganisha ku kugira abaturage basobanutse kandi bashobora kubaka igihugu cy'igihangange. Yes, ndabasuhuje. Ikindi ndashaka kugira ngo mumfashe nanjye kubona amakuru, buno nongeye kubashakamo amakuru. Mpereye kuri kumbaza ibibazo. Ngo Prophet Akim hariya bimeze bite? Prophet Akim hariya cyagese namushyize kuri liste w'abantu 10 ntiyararimo. Yararimo. None ibintu byangoye mu matwi ngo bimeze bite? Libri kumushaka cyangwa ushaka ko Libri mushaka ntara abirimo abirimo. Bimeze gute? Ayo makuru ntagarangiraho. Ariko se ubundi nari nzi ko abantu bafite ibintu byabajyana muri Libo, amakuru aba yagiye atugeraho. Uyu we bimeze bite? Niyo makuru ndi gushaka. Ubundi uyu nguyu ngo bihagaze bite? Hari amakuru ufite se? Hari amakuru ufite? Ndacyayite bihuha mu gakeya. Sindabona gihamya yabyo ko sindabona, donc ibintu bimeze nk'inyandiko cyangwa se proof zifatika, ibimenyetso bidashidikanywaho. Ntago ndi kubasha kubona se kesi yishingiye kuki. Ni ikintu cyundi yihesheje. Aho birimo se? Honese tuvuga ko iriya vewiti yagendagamo. Ariko ndagusuje aho uri mu Bwongereza. Umuntu arajya gufungura amatoro mu Bwongereza nti Imana iramuzamuye mugakurikiza imijugujugu, ntamwe hari mwe mukizwe. Ndashaka gukurikirana ibyari byo neza. Ndashaka gukurikirana ibyari byo neza. Ko nakanamba kenda kagira. Ariko buriya mba nanze kumuvugisha ko abantu barambeshye. Naje kumenya ko umuntu mwishakiye amakuru ari ijya guhatariyo. Ariko niza kumenya amakuru, aya makuru impamo yayo. Ndamwandikira ka message mugani wagwana we. Kanda kanyenyeri ngo amakuru wigumire mu Bwongereza. Nimba uri guhanura imirimo n'ibitangaza bigakoreka, dore ko n'amatayito y'abaprofete yajwemo muri Kigali. Ariko Akimu ntago yigeze yitwa profete buriya. Akimu muzi yitwa Pastor Kim. Bwa mbere duhura yaje mfite igiterane muri convention by'abaterana nagiraga 2018. Yambaye neza cyane. Uriya mutipa aramba. Noneho arambwira nitwa Pastor Kim. Nibwo twatangiye kumenyana gutyo na gutyo. Ariko bite byanyu? Ese ubundi ko nzababaza. Nta mukozi w'Imana pe muri Kigali uzazamuka ngo mutamushyiraho kese. Ibyo bintu byanyu byubatse bite? Ko ndashaka kubisobanukirwa neza. Aya makuru ubwo turaza kuyakurikirana
cyangwa se niba nayafite neza ariko hano hanze bafite ibintu byita ubujajwa n'amatiku kandi ubwo bazi ko ngo bari gukorera Imana. Nk'umuntu ntaremeza yuko afite imbaraga yaguze kukimwicira mukemeza yuko yaziguze nk'ubwo, ariko ubwo ntandukagira sije ebyiri. Ubwo nuko nzi ahantu hajemo imvururu mu itorero rwose pe, mushumba bamushinja imbaraga kandi twajyanye gusengana mu rupfu. Bayobozi beza ntabwo nkijyayo ariko twajyanyeyo. Niwe muntu nari mbonye ufite vewiti winjira aho hantu kugira ngo byumve ko ari umumama, kumwinjiza byasabye yuko tumupeza. Agezeyo natwe turakakamba. Ariko uri kurira ugahusha ririya buye ushyiraho ukuguru gutya, cyangwa se ukabanza ukumoso wagomba kujyanayo kuryo. Aheza ni mwijuru mu rupfu nyine. Aheza ni mwijuru bwa Abanyakigali mwakijijwe niba mutangiye gushinja umuntu wasengeye mu rupfu no mu rusesi manza na he hose no mukamushinja kugura ko mugeze habi. Tube dusimbutse iyo sije ariko akantu mukagendemo neza ko Satani ashobora gukoresha iyo ntwaro akararika itorero. Akababibamo urwikekwe. Amafaranga Kayanja yatanze kuzimu. Ubwo iyo ushinjije ukuzimu ubwo n'uwamutumiye umwegeranyije n'ukuzimu karabaye. Ariko kambabaze nk'akabazo kamwe koroshye kambemberetse. Rega ibintu mba ndi kujongera n'amazina ye bose ari abashuti banjye. Mba ndi kujongera kugira ngo nkanarize. Ko ndi kumva amaherezo nikubise mu kiba bayirenza urugo. Ejo sinjye muzavuga ko njye ukuzimu uretse ko muri Kenya barabenyise. Nabwirije scripture birabarenga barabicaza bari gukora ibitangaza bantegera indege abategera bisi. Umutabazi ngo ijambo yigisha rive kuzimu. Suko muza. None se reka nkwereke. Iyo abantu bafashe umuntu twajyanye mu rupfu, reka ejo bundi mfite ya benzi ndayiparika nkodesha zino za Hyundai kubera ko twari bujya ahantu nyine hameze ukuntu. Yego. Bana turazamuka tusengana Imana amanurira ibintu bikomeye byarasohoye. Uyu muntu waguze imbaraga ni guke tegomba kujya ari ahantu. Aposo wa mugane ukira aho ngaho. Uyu mumama bavuga ngo yaguze imbaraga byateje imvururu ntago nshaka kubivugaho cyane ngo bigezeyo. Bigasenya umurimo. Ndabyibuka igihe yarananiwe kwishyura sare. Ariko muzizi sare twishyura za miliyoni 2, dufite sare yishyura miliyoni 2. Amagambo mudufataho. Iyaba wishyuraga sare ya miliyoni 2 nawe tukabireba. Nyine tukareba wowe amezi wamara uyishyura kugira ngo turubu hatari bwawe. Ajya kanyarira yaguza amagunira. Yabwiye abantu banyabugo ati igunira riracyaboneka. Bati biragoye ati nishaka igunira inka biri 10,000 mu nshakira igunira nkwereke. Ajya kanyarira. Acunga abandi bari gusenga baga ati nimunyegere nge na mfite ibimbabaje. Afata igunira ahita yambara hejuru inda yambara hasi. Ubu nuba byaragenze gute? Igunira hasi indi ukayishyiramo hejuru ugahita nyine ujya mu iguniramo imbere. Arangije ahita akora kiribite. Umumama ugenda muri V8 ariko ujya kanyarira kambara igunira agahita akora kiribite. Wenda tuwe kanyarira yaciwe da nta nubwo akibikora ndabizi. Ariko si uyu muntu koko numushinja kuzimu nze kukureba nkwihorere. Abantu bajya kugura imbaraga nabo bakora za kiribite koko. Tujye tubwizanye ukuri. Mukizwe. Sinzongere kumva abantu bavuga ngo kuko umuntu yazamutse agikuzimu. Shaka ibindi bimenyetso bidashidikanywaho. Paulo yabwiye Timoteyo ndafashijwe haleluya. Aramubwira ngo nimukemera ikirego ku mukuru hatariho abagabo hamye 2 cyangwa 3. Yagiye kugura imbaraga Nigeria mwarajyanye wafotoye biye yagendeyeho. Wenda nanjye aronzi nawe ariko akosebose ku cyabara bashiti wanje we cyabana bose n'abashiti wanje. Ngo yagiye Nigeria ngo akigerayo. Ngo yamanutse indege ngo ari gusoma za nimero do telefone ngo kandi yaragiye nta niyerekwa y'ibicurana agira. Ariko please ibi bintu Satani yabibafatiramo nukuri muri mugapfa. Nukuri muri mugapfa gawera.
Bishop Nyabisindu yakizaga sida aba mu gasengero k'ibihumbi 120 yageramo amezi 3 agatangira gukanura amaso nkabona bimunaniye guhanura agatamereza mikoro ngo ninjye kubwiriza ntaragize igihe ngo hanure Bishop akambwira ngo reba message ngo Randirode anyohereje yamwandikiye ngo hamwe sikoro we n'umudashaka kunyikira amezi 3 ngezemo sari ry'ibiri akiza sida sha akagutuma ku hospital 3 ngo bagupima bagasanga uri muzima muno nanagiye bambwira ngo abamuri Illuminati none we nta nubwo bavugaga ko yaguze imbaraga ngo abamuri Illuminati manzi Illuminati ba mu bwonko bwanyu bwacuramye niyamye cyangwa se nihanangirije umuntu uvuga ko Kayanja afite imbaraga zo kuzimu kuko nje Imana yansanze mwere kukambwira ngo nzafata ituro umubarira wumbwira ngo nzarijyane nje gushaka Kayanja ansengere ubuzima bwanjye buzahinduka ubu nimba mubona nanakennye ndazira ko ntarajya kumureba nose ko yari i Kigali kuki utamurebye ari i Kigali Imana yambwiye kuzambuka ku mupaka nkamusanga Kampala nge ntago niteranye imvugo y'Imana kabiri mu gihe nyiri kubishidikanya umuhanuzi uturutse Uganda araza ansanga muri Dorcas arabwira ngo wamugabe haguruka ntabwo yarazi ko ndumutumisha ko yari umuntu w'Uganda ntabwo yarazi abanyarwanda ati Imana yakubwiye ngo uzafata ituro ringana gutya ambwira bamubare narose mu nzozi urishyire Kayanja ati se kuki navuze undi muntu ati kuse navuze wo mu Rwanda ati kwe ngo uzari mushyira gusengere usituke ariko no bita okuwangura amavuta yo kuwangura akubeho warabikoze none nimba Kayanja ajya mu kuzimu Imana yanyohereje mu kuzimu hari ibintu nje nirwe njye muri zinda narize nje nzi ko nkorana n'Imana OG nzi ko mvugana nayo byanyabyo nimba Imana inyohereje ku muntu nuko ari umuntu wayo suka ajye kuzimu none se nk'umuntu reka ibyo bintu mu bijyane neza sinshaka amatiku yanyu umuntu abantu bazanye amatiku ngo yagiye ngo kugura imbaraga uwo bashinja ko yamujyanye kuzigura nje namubonye kwa Julienne Kabanda mwabavandimwe ubwo icyo ntibabwire kugira ngo mucike kuri iyo ngeso uyu mama yagize live y'ibihumbi 11 kuri YouTube afite arena iminsi irimo ibihumbi 10 bya registarinze ibintu byanyu byose nimba bisigaye birahundinga ku kuzimu dufite n'ikibazo ahubwo kandi bavuga ko nawe ngo Nigeria ruguririye ukuntu nyine ndi kubushaka kugira ngo ibyo bintu mubicikeho warabona senga abantu bagwa hasi cyangwa ibindi bintu bigaragaza abantu ba Nigeria erega ndababwira uku kuzimu kubera ko nanjye no ntabwo njye nabishinjirijwe mu Rwanda nabishinjirijwe Kenya kuko navuze scripture icyaro kigahuangana ngubwo ngo nimbaraga kabiri umuntu ageze ku munsi w'400 wa fasting and prayer y'400 na 10 wewe wari wakora y'itatu wari wakora y'ibiri ese niyo twafata iyo stamina wari wagira iyo persistence uko guhozaho consistency imeze gutyo wari wayigira nguvuge ngo no niyo waba utari busenge ari agatezo ariko bango ndaboneka kuri kamera buri ku mugoroba musi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatatu aha nyine buri awe nazababwira nkazana n'imeninda nanjye sinaheruka kubona idolari riza ryanditseho Western Union harya babyita Union urajyanga gusunikira se nkoza y'ijana simbona hari umuntu uri kunyandikira ambwira ati ndi kwerekera kuri banke ndagira ngo biri nango sima bagiye tureka kubeshyana nimba utagisenga cece ku sutwa bwawe reka abamama bari gusenga bazamure amavuta muzarwanya na mugeze ryari Kayanja ari hariya ku ntare arena ni yahamagaye abashumba kabaga ngo ndabasengera umwuka wo guhuza hisi sengesho rya Kayanja ryahise rinyerera byaranyereye mbese ibintu byo guhuza bihita birangira narike ikora biriya nabonye yakoze ariko none biya bintu byarike biriya nijya kubivuga byarike buretse tubanze turangiza icyo cya Kayanja kuko rwose inkuru zashyushye rike tuzabivugaho ikindi gihe ngo n'ikirere cyari cyarafashwe muri kirere cya Kigali ngo cyari cyafashwe gute bamwe ngo mu ntare abandi ngo mu ntare nanone abandi muri beka abandi bari mu ntare ikibazo ni iki ikibazo ni iki kintu ngo cy'imbaraga ariko
oya ariko no ntago wicara ngo assuming imbaraga just like that. Ibyo ni spiriting izo mu badive bavuga ngo muri ngo ngofera papa arimo 336 just like that. Egute se uko ngo muzi ngo gukora ibintu ngo byihuza mirongo ngo muri Danieli ngo ikimenyetso ngo abahanga nibo bazabimenya. Ni ryari abadive rimwe mwabaye abanyabwenge bo mwisi kuva ryari kutoka tango ryari. Ese apostle ubundi wa mugani ntago Imana igifite ubushobozi bwo gukoresha abantu bagakora ibitangaza bagakora imirimo bakabwiriza abantu bakuzura amasare hatagombye imbaraga z'umwijima? Satani ni ufite ubwo bushobozi wenyine. Tuzi ko Paulo yasanze hari agakobwa ngo kakoreshwaga n'abadayimoni cyangwa se n'imyuka y'ubukonikoni ngo kagehereza bashebuja imisanzu minini. Tuzi ko Paulo yaje akabwiriza abantu bakihana manzana ko karihannye none ngo abantu baca ku ruhande ngo bagakoreshaga baravuga ngo Paulo ngo akoreshwa n'imbaraga z'ukuzimu. Erega ibi byahereye kera. Yesu bamwisebereze bura ibintu byahereye kera. None bano bantu babyita abandi nibo banyira ikibazo. Aho muri Kenya abanyise ko mufite imbaraga z'ikuzimu ni bande bari banyira ikibazo? Nibo ntago ari njyewe. Reka nshyitekano none cyase nco umurongo. Abantu barwanya abakozi b'Imana hano muri Kigali nibo bantu bafite baba mu kuzimu. Yes. None se nimugute umuntu abona ukuzima wo kutari uri kubona ibikurimo. None ntago mvuze ngo wagiye kuzima as such ariko mind yawe ikuzimu. Ufite filozofi nk'ya Rusofero, ufite imitekerereze nk'iya Shetani n'ikimenyimenyi ntabo mwugira. Iyo ni ndangaciro kwa Shetani n'ikimenyimenyi nta no tugira. Ubukene ni ndangaciro ya Shetani si y'Imana. Tugendane neza. Ubukene ni ndangaciro ya Shetani si y'Imana. Niyo mpamvu tuza abantu kera babaga bitwa abapfumu uretse abo ngabo batubuze sanga ngo kandi kuko abikora akubitisha abantu inkuba zimwe z'icyango gwatubwiye agarura inote ariko abona bamukazu k'indaro ararana n'ihene kuko ubukene ni ndangaciro ya Shetani ntago ari y'Imana. Ariko Imana yajyaga ibwira abantu ikababwira ngo tumye mfashwa nabuza ahantu mera nimba najagaraye kubera biriya bihumbi bingahe by'idolari bigiye kuza nk'ituro sha murajye ko mbafite ndabafite sha ngo mutabazi ngo ujye harya wicecekere ngo abantu ujya ntabababaje se uyigomba kurijyukana babaza abazimu. Ayiwe we umunyarwanda yarashe umuzungu bari kwirukana abadage mu gihe cya colonization turi kuva muri colonization abadage tujya mu y'ababirigi arashe umudage amubonejemo umwambi w'ingobe arangira haguruka atangira kwivuga bati kusha ryama hasi undi ati mu muco wa Kinyarwanda mu mateka yacu ntago warashe umubisha ngo uryame mu byatsi ntago bibaho urabanza ukivuga. Ariko nawe banje kwivuga bagira ngo twigiremo ariko nyine nshaka kubabwira ngo hari ibintu bimaze imisi biri kunjya binjagata. None se bagize ngo ibihumbi by'idolari biturutse ntababwira ngo nituro bagiye kwama kubera consultance kubera ubwonko bwanjye azi ubwonko bwanjye ubundi sinaburaraga mbufite ni Imana ibigize gute nta musima bikimureka ibintu by'imitwe yanyu yo nasenga. Ese ubundi ko mugira ngo nago mbizi yuko ituro ryarozwe n'abatumishi ndabizi nabyo ndabizi niho bakuroze se. Yes ituro ryanjye ryagaritswe n'abatumishi kandi bakoresha imbaraga z'amarozi. Karabaye ese ko numva nawe utorohebera. None se ko mugira ngo nago mbizi ko mwagiye kundogesha Tanzania byakanga mukajya Nigeria. None se ko umugore w'Imana yayimpaye amakuru etse ko yanayampaye n'ikindi gihe yabanje kuyamera kuri rya toro mwigeze kujya ngo babyina ngo bakira bakize babyina hariya barabona ko duturanye muri no misi nejo yayampaye ramwa ngo wowe abantu baragutangariye kuko bohereza n'ibirozi bikanga gufata. Aha mbivuze abantu babatse namwe murarogwa ariko nyine ntago bimfata nicyo kiza gihari. Ariko reka mbabwire nk'urugero utekereza nk'urugero mba ntara apostle ari gihe mba narapfuye cyara barakinguye uko buriya ntago ushobora kuroga president w'igihugu na apostle ngo bikunde. Ntago ari ngombwa ko basenga na papa abo n'abantu batatu taroga ndishuwa neza kutaroga ngo bikunde keretse Imana atari yo yabashyizeho bafite donc cover na protection y'ijuru. Ari ibyo ngibyo ntago abantu bakarwanyije Paul Kagame bakabaye bajya gucisha Tanzania bigahita birangira ntago bikunda.
yego ntabwo ari ngombwa kandi ko asenga cyangwa yiriza. Najya nkora umurimo ndi kumwe na profete twirukana nyabingi n'ibitega n'amahembe, ku mugoroba akararambwira ko byari bimuteye, kandi akambwira ati mbere yo kuryama nasenze isaha, kandi ngiye nkamubwira nagiye nisengera bisanzwe iminota 2-3 ndaryama nta n'igitero naciriyera. Ibyo byose rero ni ubutware bw'abantu b'Imana. So hari ibintu byishiro byo kwadressinga mereye kuri Kayanja. First of all, iyo Kayanja atagera kuri ubutaka bw'u Rwanda, utekereza ko ibyo by'idorane kubibona? Courage rero. Iki cyabifunguye kubibona. Genda. Nagiye kuri 5 to 5 mpabwa interview na kamarade, abantu bagende babirebe barabibona. Ambaza ibyo ngo kuzimu niki, nkubita diamond ndajwigiriza, mvuga Kayanja neza, mvuga minyone neza, isaha yose ari minota 30. Ndangije nsoza mbabwira ngo umwuka w'Imana aranyongoreye ngo kuko mvuza abantu b'Imana neza, amafaranga yanjye arafungutse. Mbibwira kamarade agira ngo n'urwenya. Reka Nemwe ndi kumva ko bikunze. Kabiri kuva Kayanja yarageze kuri ubutaka, ntaho murankira, nta naho muri bubishyire, kababaye ahubwo kubemera amavuta amuriho ibirere byafungutse, kuba yapinga ariko nabo it's okay, it's fine. Urumva hari abantu batazi ko Dangote nubwo ari umusiramu uyu munsi ariko atanga icya 10. Hari abantu batazi ko Dangote yagizwe umukire n'umugabo bita T.L. Osborne n'umugabo bita Archbishop Benson Idahosa. Hari abantu batabizi T.L. Osborne yari yaje mu itoro rya Benson Idahosa muri Ghana, none yagiye gusubira ya buri tike. Dangote yari umucuruzi wishakisha byacanze, amuha tike yari afite, aravuga ati uyigendere wonge ndarara nzagende ejo. Benson Idahosa ahita amufata mu kiganza amwe, nanjye ngiye kugira umukire wa mbere muri Afrika. Nta muntu uzigira kurusha amafaranga muri iyi Afrika yose. Hari abantu batazi ko ibyo bintu biba mu maboko y'abakozi b'Imana. Nsomera Imigani 22. Ndumva Imana we, kandi ndikumva nshaka kubyibuza, ariko ndikumva nshaka kuvuga Imana we. Before it's too late. Ku murongo wa kangahe? Before it's too late. Before igihe izina mutabazi zizaba tarikemerewe kuvuga ngo haleluya. Kandi ni vuba ndi kubibona vuba hangaha. Namwe nzabasigira mu bivuga, ariko mu gihe nkibyemerewe reka mbivuge. Imigani 22:1. Avuga ngo iki? Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. No gukundwa kuruta ifeza neza. Ubwo ngo reka paraphrase. Ubwo no kuvuga umukozi w'Imana neza biruta kumuha ituro rinini. Yego? Turabyemeranya? Yego. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Yego? Kandi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Kandi gukundwa kukaruta ifeza n'izahabu. No gukunda umukozi w'Imana bishobora kuzana indi mbaraga, bishobora kwinjiza mu kindi kirere. Nuwanga Kigali Imana irwishura yuko impamvu abantu bagiye kuvunagurika kandi bakabura umugisha ngo basengana n'abaprofete, nuko mudakunda abakozi b'Imana. Kabiri, nuko mutabavuga neza. Umuntu anaguha ituro ariko akagenda abashaka gusa namaye miliyoni zanjye 2 gabesikoro gusa ngingegera gusa, yaguhamagara ukakumwitaba kandi uri nko mwibara ahantu ntabwo uri mu nama idasanzwe, yaguye nguze kundeba uti simpari, ariko kuko umukeneyemo profesi ukamutambika iyo miliyoni, n'ubundi miliyoni umuhaye wenda utunze miliyari 10. Umukozi w'Imana ntumukunda, ntumwubaha. Kabiri, ntumuvuga neza. Muzavuga ibindi abantu bose muye nabo byarabacanze. Ndababwira nti nuhura na Grace Room mu buzima bwawe buzahinduka. Impamvu bibabwira, abantu bo muri Grace Room nibo banyemeje kwemera amavuta ya Kabanda Julienne. Gute? Bose bamuvuga neza. Bose barakubwira ati iwacu muri Grace Room birakoreka we. Bose barakubwira ati wacu birakoreka. Abantu bo muri Grace Room bavuga Pastor Julienne Kabanda neza, kandi ibyo biruta amavuta y'igiciro,
kandi bikaruta ubutunzi bwinshi. Bivuze ngo muri icyo kirere gusa kuba bamuvuga neza, ashobora kurekura prophecy, ashobora kurekura kwatura declaration, igahindura ubuzima bwabo. Ikibazo ni gute muduha ituro mudupinga mutuvuga nabi? Ese ubundi nibidakoreka muzavuga yuko ngo none se uko natanze ngo icya 10 cyanjye ngo nibikoreke? None se haryo iyo uri mu iwanyu mu nzu uvuga ngo iki mushumba? Uvuga ngo iki mushumba? Bibiliya iratubwira ngo nubona umuntu ukubita se cyangwa agakubita nyina, hari igihe tukibanga agakubita nyoko, nibyo mwiberamo abarokore. Ntabwo ari ngo kubatuka, nibyo mwiberamo. Iyo urimo uvuga umushumba wawe, buri mu mukubita inkoni, si ngombwa umukubita urushyi. Kabiri, aho kunsebya wankubita urushyi. Ntabwo ari ikindi. Hariho umwuka wo guterwa amabuye mu isi y'umwuka. Guterwa amabuye icyo bisobanura mu mwuka? Guterwa amabuye, amagambo, kurwanywa n'abantu bakakurwaniza mu magambo, bakagushyashyariza, bakagucomeka. Tugira abantu mu rusengero bagira gutya bagakubita abashumba, mu isi y'umwuka bagaterwa amabuye, mu isi y'umwuka mu kazi bagaterwa amabuye. None akayaba, none se bose namwaya ingeturo rya, none se ukazi ngo ntibanyirukanye, none se ukazi nibanze kuma promotion. Ahubwo no kuba batakwirukana ngo banagufungira amafaranga utigeze unarya. Aho hantu nicyo ahubwo nibyo nkiri kwibazaho. Tugomba kuvuga neza abakozi b'Imana. Ubundi kurwana intambara y'uburyo ndivuge kuri rike ko bose n'abakozi b'Imana. Ndi kurwana intambara ese ko bose nzi ko bafite doctorat n'abandi bize. Ndahera he mvuga ko bakoze ibintu by'abantu wagira ngo bagaruke mu kibura mwaka? Ndahera he ndabivuga gute? Nibyo bakoze se. Hari umungu w'umuhanga wize mu Bufaransa aho zambwira ngo ngira principe ivuga ngo don't call malice what can be attributed to stupidity. Ariko ndaza kubigobyora, nimbigeyo ndaza kubigobyora, kuko ni abakozi b'Imana dapretu uko byamera kose. Ese kari abakozi b'Imana baya madini manini bakaba bameze nk'aho bafunguye intambara ku banyamuhamagaro n'abanyamwuka, ndabigenza ne ko mbaye murungabangabo? By principle I have to speak well of them. Ngomba kubavuga neza. Reka nsomere itangazo twinjire gato icyo nushaka gusakira ikindi kiganiro. Nshaka kugira ngo tubanze turangize ibintu byo kwa Minyone no kwa Julienne. Abantu muri Kigali bakeneye gukizwa no gusenga. Abakozi b'Imana batagisenga, urabona abakozi b'Imana basenga hari ibikoretse. By the way, banakoresha ubwonko bwabo neza. Wowe hari usenga ugasanga ngo ufitemo n'ubujiji n'ubujyangiri buraho nga utamenye. Twemere ko Apostle Mignone na Julienne Kabanda n'umuntu bita Bishop Oliver ni batatu ndi bushyireho. N'abantu geometrie mame yakupe. N'abantu natangira ubuhamya ngo icyambere barasenga vrai. Kabiri ntibacika intege, ni kirasiku natake kwisengesho kirasiku. N'ikimenyimenyi nimushaka no kubyumva. Nge nigeze njya kwa Julienne rimwe protocole nshatse kuzikwepa zinjyana imbere, nawe ari kwakira abo yakira abarambonye ngo ntago apotre Mutabazi ni ngewe rwose umushumba. Ndabizi yo mwebwe mwari kunyirengagiza, bazimu babuze bamwana nako nubujije nta bitabazimu. Ndakubwiza ukuri, ngiye muri ADPR gakinjiro nkicira mu bakristo imbere ngahaguruka mu bashyitsi bare organizinga anointing indiho, ariko yarabikoze. Nese hari iteko yari muri hari imbunda yarafatiwe ngo abikore. Ariko niyo nushaka kuvuga ngo ntago imyizerere ari imwe. None se ucatse ko Izayaje aho nshumbye ntamwe recognizinga, kuki se utandika organizinga urigira ibiki? Urumva idini yiwanyu hagararigiza abandi se yarazibyaye?
doka badini handi nabuzukuru banyu kubacanyeho umuriro nawe ra no hari ibyo umuntu akora ibintu bitari mu ubwenge bitarimo n'amahame y'ubumana ngo ibintu by'iwacu ngo urabizi ibintu by'iwanyu se itorero ni rya Kristo iby'iwanyu ni biki kabiri none se babikoze umushumba wanyu wabyufata ute hari ikindi ko nagusobanurira Rutayisire bajyaga bamutumira muri ADPR akaza kutubwiriza ibyumba bisobanuye ngo Rutayisire yicaye muri ADPR gacinje ba muri organizing ngo si bisobanuye iki okay ntacyo ariko mukomeze ari kibazo se mukomeze ariko ntagari byo it's not good ngiye kubwira ngo abantu basengera uzababaze muri Grace Room Simone kuna kuhanura cyane abaga no ahanura gakeya nese bigenda gute atatwigisha ijambo ubundi akagutoza kwisengera no gusenga hako barasenga kabisa umva nka 3 hours intebe bazigize bahise ku ruhande bari gutogota muvandi umuntu wese waguze amavuta Nigeria ntago yemera ko musenga amasaha 3 arahagarara akabareberamo gusa nibyo bintu byanyu mwigize nibiki ako se mugize ko mutarize muri injiji murayura murashonje mukamatiku wagira ngo warabasaritse nimwe muzi no gushyira abantu ku rutonde bajya Nigeria naba ko nababwiye ngo mujye mumbaza ariko turi off mic abantu bagiye bose ko mfite urutonde kandi kugira ngo ubone yuko nje ntacyo nje nikanga nabo bantu bajya Nigeria ari nge njyayo nkateranira yo sha bintwaye iki bimbwiye iki cyezi nuko ngewe mfite imana muri ngewe yarikiraje koza abantu isoni ndikumva imirindi yo gutabarwa urumva hariko n'abantu bakora protocole muri Women Foundation nimba wenda ari muri Noble Family Church nabo reka nibaze ko ikiganiro nagikoze cyo kikaba kigeze n'uyu munsi ko nabajije nimba envelope igihumbi Kayanja yatanze zose zarafashwe n'abantu harabuze imwe ya Mutabazi tarasigaye yarasigaye zarashize igihumbi cy'idolari cya Mutabazi ntacyo mushaka cyangwa nanjye nyavanye kuzimu nayo mushaka ibintu nibyo nari kumva none se hano Kimihura ntago hazi wazagiye Kimihura ntago hazi wazagiye nazagiyeyo ukijyana nkijyana kitekerezo cyawe nacyo ni cyiza none se ushatse kuvuga yuko iyo mba natutse Apostle Mignone ntari ko ndi kuri ribo mani magambo aho navugiye ko nshaka envelope ko nubundi iyo mutukira bari kunyumva pour dire que iyo envelope ubu kuko ufata nimero yanjye mukamwanga envelope zarashize ariko zarashize na wakimaye se nka kikujyana nyijyana ase najyana kwa Julienne Kabanda cyane najyana kwa Bishop Olive yes we se najyana sibuze ko ari abadamu we abagabo ntago mugisenga we abagabo ntago mugisenga goko harahagazwe ariko ntacyo kuko urabona igitsina gore mu Rwanda nyine kimirizwa imbere kandi nakubwiye ko Imana igeze mu gihugu ijyana na protocole y'umuco w'icyo gihugu nubivuze ngo ntago ishobora kuza ngo ibusanye n'ibisanzwe bihari yageze ahantu afite umuco w'uko abagore batemere kuvugira muri public irangije ibabuza yuko banahanura muri public n'igihe bahishuriwe ariko ntiyababuza guhishurirwa ariko mu gihe mwagiye mu bindi bihugu by'amahanga hatari uwo muco nibwo muzajya ku gatute n'ibindi nk'ibyo ngibyo so naratangaye nari mbabaye ko Kayanja yagize mu gihugu nari mbizi kazaza ariko umunsi hagere sinabimenye ndababara cyane ariko mpagaze muri uwo murongo muvuze neza nubundi kirere kirafunguka kuko biriya bintu bikorera mu mwuka n'umuntu ajya muri Tanzania akakuraga ataje adateze ngo azi Kigali nubundi nabwo rero ari amavuta y'abari bagabo wakihuza nayo mu buryo bw'umwuka kandi akagukorera nuko twakabaye tubaho sibyo yego nsomera iryo jambo rirangiza no izimba zibazo byawe ibyarike tuzabigiye ikindi gihe kuko bijyangora ubundi kuvuga neza abakozi b'Imana ntago ro nabivangana n'umujinya mfitiye Eric ntago nabivanga kabiri umutunzi n'umukene bahurira hamwe ngo umutunzi n'umukene bahurira ku kintu kimwe Uwiteka niwe wabaremye bose kandi reka tunavuge ngo bose yabubakanye ibyatuma bakira
umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga. umunyamakenga yabonye ikibi kije arakikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. umuswa agakomeza akabijyamo akabazwa nabyo. Kane niyo nshaka nanone. Uwicisha bugufi, umuntu wicisha bugufi akubaha Uwiteka, n'abo yasize. ingororano ye ni ubukire, n'icyubahiro n'ubugingo no kurama. Living by cyangwa se Bibiliya y'icyongereza ivuga a long life. Ubwo bugingo ntabwo ubwo bugingo buhoraho. A long life, a long and healthy life. Kurama kandi ufite ubuzima buzira umuze. Hallelujah, amen. Twatangiye tuvuga ijambo rivuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Ikintu Imana igwishura nuko nimutiga kuvuga neza abakozi b'Imana, nukuri muzacukubiri n'ubutunzi, nukuri uzatunga ariko abana bawe batindahare. Gira kuvuga neza abakozi b'Imana, gira kuvuga neza abakozi b'Imana. Miriyamu kuvukana na Mose ntibyamutabaye kuko yaratangiye kujya yirwa shushu. Ubundi Mose yagiye Nigeria ngo kubera iki? Ngo nese ngimwishurira wenyine. Ngo yagiye Nigeria ngo no kubera iki? Ngo none se ngo agira live y'ibihumbi 11 gute? Sha. Ariko Evo aba YouTube bananiwe kujya Nigeria ngo namwe ngo mujye mugira zira live zingana kuriye. Nyine bano ba YouTubers bakora ibiganiro bisanzwe. Yari amafaranga nayo wayatanga ukajyayo. Oya mujye musigaho. Ntago byemewe kwakiza ikintu umukuru hatari ibimenyetso. Urafatira mu kirere gusa. Zira views uzimaye nanjye rwose. Nawe byasobanura. Ariko 11 ariko icyo bisobanuye se nyine babonye abandi mudasenga babona hari abantu basenga, ariko amenyo nabizi bahoramo kandi live biriho kabisa. Umwaka wa mbere none ntago bikora kwezi kumwe. Umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, please bigiriza basenga buri gihe. Ubuno umupasiteri yakoraga live yagira nka 300 kavuga uti isi yashize, isi yarangiye. None cyena bwa mbere nabonye ndikanga, mbonye bigeze mu 2007 abagejeje mu 11 mbona bikubise 10. Ndavuga ni KARABAYE buriya rakomeje shano kuzageza mu 50. No birashoboka. Do TDJX covid itangira wari kurumva abari mu cyongereza isi yose bimwumva reba ko nakurikirana amaterano yo kwa TDJX Potter's Hand yabaga afite mu 11 ibihumbi 8 ibihumbi 11 12 ubu ngo basigaye agira 50. Ariko urumva guhera covid yatangira bashyizemo iyo mbaraga muri iyo gahunda. Ubu hari yagira 50 iteraniro. Ariko urumva isi yose y'abantu bavuga icyongereza ishobora kwiconnecta kuri we. Hari yaho kwiconnecta abantu b'ikinyarwanda. Nubwo buriya dusemura ariko burya biragoye kugira ngo abongereza babongereza n'urugero biconnecte kuri Grace Room like babaho ariko bari nka 2-3. Ntago harabaho mu buryo bwagutse kwa byabo. Ubwo nibira 11 kongera 10 byari muri stade muri Bekare n'imbere. Ariko muri ibintu byo guhita mushyiraho ibirego byanyu bidafite igisobanuro. Sibyo? 1 nimba bwira abantu bagasenga amasaha 4 ntanabahanurire akabatoza kugira ngo bo ubwabo bige gusenga. 2 nimba hari umuntu usengerayo wanyibwiriye ngo benshi baje n'abakristo bisanzwe ariko bari abantu babuze muri protocole buriya ngo muri gusenga nagahita kubwira iyerekwa kubonyeho. None nimba Julienne Kabanda afungura impano zo kwerekwa kw'abantu bari no batarabahanuzi bagatanya kumvijwe atanya kugira amayerekwa akabona ka video gaciyeho. Njye uravuga ko uyu mumama gikuzimu iyaba byari byemeye kurwana nawe ahita kubita umuhini. Ariko urumva ko ngukubise mu buryo bwo kugucyaha. No hari ibintu ntakunda sinkunda umuntu abeshyera undi. Kuko abantu bagikuzimu muri mushaka buzambwe mbabwira ibimenyetso. Barabitubwiye ariko kumbwiye ko njya nteranirayo. Hari byo yogeze. Icyambere ukakubwiriza. Ako mwihururu no mu iki ubushyuhe burazamuka ngo bukagera mu gihumbi bamugana wa Bruce Melody. Mbese arakubwiriza avuga muri Matayo rimwe namwe akanama ngo mukiranuke ari ukagira ngo uri kumva ya ndirimbo ya Bruce ngo yitwa ngo iby'inyuma. Nazasamuye. We mbese ibyo avuga na effect bikurikira mu buryo bw'umwuka babitandukanye. Abantu basengera kwa Julienne Kabanda abo mbasha kumenya
imbaraga yo gukiranuka yabatashyeho nyuma yuko bahagiye, ntago yabavuyeho ubwo yabatashyeho. Mbifitiye ibihamya n'ubuhamya na gihamya. Kabiri, abashyira muri ayo masaha 3 angaye yo gutogota yo gusenga. Gatatu, umuntu wagiye hari abashaka gushowing up ahanura akaraga urutoki bagwe ibintu nk'ibyo ngibyo. We nubwo abifite cyangwa afite ayo mavuta ntayakoreramo cyane, ashaka kubatoza ijambo no gusenga. Akamara amazi. Abantu bose bagiye Nigeria, iyo ugiyeyo unerekwa rezo yawe irakatika. Undi we abaje batazi kwereka ko binabaho batangira gufunguka impano, kandi ibyo beretswe bigasohora. Wambwira ko uyu muntu agiye kuzimu gute? None se nimba abantu benshi baragiye ukuzimu, abandi bakaba abanyamanyanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa imikorere idahwitse, arakoze Imana afite imikorere imeze nka resibe, ariko ntubimbazeho nyine, ariko ukabona ko imikorere yabo ukuntu ababakurikira bayibona bayikarasa muri class imwe ni RSSB. Kandi reka nkubwire ukuntu ndi umunyakuri, nanjye iyo group and category sinshaka kwiforingamo, baba bambeshyera cyangwa batambeshyera. I can fall into that group, but not Julienne Kabanda, not her, not her, not her. Oh yeah, no, vuze n'icyongereza, no, please no. So nta kintu na kimwe cyetse wabarajyanye nawe akanadufatira video. Uwaba yarakoze ibyo azaze avuge, ntukajye kemera ikirego ku mukuru Timoteyo we, hatariho abagabo babiri cyangwa batatu temwe oculaire. Noneho nta n'ibimenyetso ushobora kumbwira ngo umbwire uti natanya gushumbwa na Kabanda najya kuri channel ya Grace Room 1 amarari yambanye mesha. Hari wari wakubwira ubwo buhamya? Hari uhari? Not one. Iyo hanze muri Uganda aho batanye no kujyana ibirego mu rukiko ngo Kayanja ngo gufata twana tw'uduhungo yakasha. This story abaganda ntiwabonye ko ngo bibye beneri yabo cyangwa se Bank of Uganda BOU, ariko ubwo ni nka Bank National y'u Rwanda, beneri ya Uganda. Ngo abahakeri bitwa West bo muri Aziya ngo bibyemo ngo miliyoni 18 cyangwa 17 z'amadolari, miliyari hafi 20 z'amanyarwanda. Ariko ngo abanyamakuru baravuga ngo no inside job, byanga bikunana bakora muri iyo banke babigambaniye. Donc abagande tubaziho yuko babonye Kayanja afite akayabo, hashobora kuba kumwitendeka avuga ati yanantirimuriraho $100 kugira ngo ikirego ngikire ku ruhande by'ikinyoma. Ariko ubwo nanone ubwo mu Rwanda ejo niba turi kubona bavuga kuba mama b'Imana nka Julienne Kabanda, ejo tuzabona nabavuga ngo urumva, tubone nk'umukobwa avuga ngo Julienne nyine ngo yankoze ku kibuno, umukobwa agukora yego ye nibyo uzajya wajya kubona ukabona urabibonye, nuko bazi ko abantu bahita bagufunga. Donc like nyine inzego zabikugenzaho zasanga wamuhimbiye zikagutanaga. Ariko mu bindi bihugu barabikora, umuntu akaba umukozi w'Imana uzwi agahita avuga ati njyewe rwose mfite n'amavideo, ariko akagomeza avuga ngo afite amavideo bikazahirira mu mavideo. Ngweke surabe yuko abantu bavuga ati mutabazi rero muri no minsi ntaga afite uko ntagaze. Nk'urugero nakiriye wenda nk'ituro rya $10,000 bikamenyekana cyangwa se nkayabona mu wundi buryo bikamenyekana, hashobora guhita hagira umuntu uza akavuga ngo njyewe rero buriya ngo nari nanze kuyabwira ngo ariko ibyo bintu uvuze ubivuze yazamutse kandi afite uburyo n'ubushobozi, ni ukugira ngo uwo muntu aze kumureba ku ruhande amupfumbatishe. Ibyo bintu mubicikeho kabiri. Si ibi bintu tuzabifatira he? Nimba hari umukozi w'Imana muri Kigali agatutu kose bamubonyeho bahita batribiwa ko umushumba waho ngaho yagiye Nigeria cyangwa se yamujyanyeyo, mw'abantu mwe mwasizeho kandi mwakijijwe kandi mwabaye abantu bazima. Twabonye yuko umwuka w'ubukire, ubukire bugera ku buzukuru, ubukire bujyana n'icyubahiro, ubukire cyangwa se promotion cyangwa se umugisha uhagararamo n'umuntu ushatse kurwanya wese akavunagurika,
ugomba kuba warihuje n'amavuta y'abashumba n'abakozi b'Imana n'ibirere byabo, ukaba ubavuga neza utabavuga nabi, ukaba haleluya ubavuga neza utabavuga nabi. Naho nimukomeza kuvuga abantu b'Imana nabi ntago bizagenda neza. Mu Rwanda dusanzwe twifite ibibazo byinshi mwakabaye muhanganye nabyo, ariko nimujya muri uwo mujyo nababwiye ngo Satani barimo atsindamo ibitego. Imana yabashyizemo mu ikipe mu kibuga ari kiri kubatse, ndamanuka mbyitereremo. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Abantu bashinja abandi kuzima benshi nibo bagica. Benshi baba baragiye mu byaha batagisenga, batakerekwa, batakigira ijambo, barangiza banga uriya muntu yagiye kuzima, barabeshya. Mutabazi navuze ko ngo nzarya ituro rya miliyari, induru zirabarenga. None nabonye ituro rya miliyoni y'idolari, kandi nanjye ndafata amamverope n'ubundi yuzurira icyarimwe. Ababirwanya muzapfa mushire muvunagurika. Ituro ryangahe? Si miliyoni y'idolari. Yes. Iyo ni miliyari na miliyoni 800. Ariko kubera ko bizitwa kari inyubako, shabyihorere. Yavuze ko azagaruka muri service ya Miracle kiriya gihe. Ndakurabuye shaka igihumbi cy'idolari kiryamire munsi y'amatora n'ubundi ntacyo cyakumarira, igihumbi cy'idolari nicyagukiza. Niwumva ngo Kayanja yagarutse 2025 muri service ya Miracle muri kwa Poso Minyoni, zaba nicaye ku ntebe imbere ko nzandikwe. Keretse nimba hari izindi mpamvu ndi kubona zinsatira zimbuza kuba naboneka mu bintu nk'ibyo, ariko niziba zitarabaho ayinya. Areze amafaranga n'ubundi tuyabwa n'Uwiteka. Isuye kubwira Uwiteka ni sinshaka ko Kayanja azagera mu Rwanda narabona igihumbi cy'idolari ngo ngibe nyifite kuri konti. Imana yabireba yabona n'umutima ko ukomeje ikayaguha. Warangiza ukayaryama ukayatsimba wati ayangaye. Zategereza umuntu w'Imana. Yego. Apotre urabisobanuye neza. Yego. Dufite abakozi b'Imana badasenga n'abandi basenga, kuko Imana ikoresha kuri level y'ubumenyi ufite, n'abandi basenga ariko bafite ubujiji. Kandi Imana ntago yashyira anointing iri heavy ahantu hari ubujiji, ntago yabikora. Icyo gihe rero kubera ko abantu bateye gutyo, Imana ntikorane nabi ibintu binini. Noneho babona umuntu Imana ikoresha ibintu binini. None se uko pere spirituel wanjye yazuye abantu 9 aje noneho mwavuga ko akora iki? Uwo ninde? Mushuti wakabarira cyangwa wabaye best man wakabarira, bamwita Tumwijuke James. Ni Tom Rwagasana wo muri PG Uganda. Donc ni umuvugizi wungirije w'ikimeze nka DPR yo mu Uganda yitwa Pentecostal Assemblies of God. Yahoze ayoboye ari bishop, yahoze ayoboye hariya atarabasi wenda deputy archbishop, yarayoboye hariya Kabare. Muzare burusengero ruhari rwa etage urenze hariya kuri Rompusa n'ugikomeje Kampala iburyo gutya niho yashumbye. Uyu mugabo w'Imana muri za 70 yasengeraga za sida zigakira mu Uganda bataramenya ko yitwa sida. Yahuye na Kayanja, yabinyibwiriye ngo nahuye na Kayanja ngarambwira ngo bishop ngo wagumye muri riya dini rinini ngo bituma amavuta yawe atajya ahagaragara, ngo iyo uza gutangira ministry ngo nta nubwo mba mfundura udushumi twawe, ngo kuko urabizi ko wakoreshejwe ibitangaza imyaka irenga 10 mbere yuko ntangira gukoreshwa ibitangaza. Ubu ni pere spirituel wanjye. Yavuze ko yazuye abantu 9 turi hariya babita Munyonyi, bahita hari hano ari dodane tugira gutyo uvuye ku mupaka utaragera Kabara, ariko hameze hari ufamu ku ruhande. Niho burya avuka, niho twagiye gushyingura umukobwa w'imfura witwa Masi namukunda kuko tuba iwe 96. Abandi bana abakobwa bajyaga kwarura bakadutura iryo duke, Masi akatwuzuriza. Kubera uwo munyigi yankubise Masi naramukundaga we. Numvishe ngo yapfuye ndavuga ndababaye. Tujya gushyingura. Ahagaze yashyinguye ari abantu 20 byaje gushyingura. Bagiye ahantu ku musozi baruzura. Akuriya His Excellency yagiye kwiyamaza ahantu bajya ahantu nyine harambuye. Arangije avuga ngo mu buhereza bwanjye
kashabira abantu mwenda ni bazuka babire bafire abatazi igikiga yaravuze ngo ubwo yaravuga mu gikiga bagashyira mu cyongereza ariko yagiye hanze mu bihugu byanze abwiriza mu cyongereza umugabo cyongereza kiza cyane yaravuze ngo mu gukorera Imana kwanjye maze gusengera abantu 9 bazuka rero njye ndi umuntu skeptic kuntu utapfa kwemera ndakana ko umusaza yaba se yinjiye mu mwuka wo kuskaminga cyangwa gukora prankasi ahita atanga urugero ngo wa muntu ngo wari utuye hariya kaburimbo ngo kurira nzu yahariye ngo nasanze ari yapfuye ryari abaturage baramusubiza ngo yapfuye saa 5 z'ijoro ngo nahageze sangahe bati saa 5 z'amanywa ngo ntiyari yakonje yafatanye ye guhina amaguru byari bigishoboka oya naramusengera arazuka ntiyazutse bati waramusengera arazuka ndavuga ni bya bintu ni ibyanyabyo none nimba mutabazi pere spirituel yarasengeye abantu 9 bazuka no aratubwira icyo gihe yabitubwiye ashaka ngo simba beshye ngo umukobwa wanjye sinasenze ngazuke ati nasenze 30 kandi tumwijuke James yarambwiye ngo nta daimon njya ndegereza 5 atubwiye ni yabiba muri yisi nari mubwiye kuri telefone ngapashe gusengera umuntu wari ufite kansa ngakire mushyira kuri loud speaker ndangije ndavuga ari mfasha gusenga aramfasha turasenga arangije kumusengera aranga umutabazi ngo uzaze nkwigisha ati ngiwe ni nta daimon nkina na 5 kuko we aragenda agasanga nk'ahantu bateguye igiterane cy'abantu 50 kandi byibuza muri abo 50 40 bafite abadayimoni hari umuntu wigeze kuza kumureba turi kumwe uwo muntu aje ahagarara ku muryango yanga kwinjira aravuga ngo injira ngusengere ngo injira ngo umbwire icyo ushaka ndambwira ati ntabwo nakinjira bishop kuki utinjira ngo inzu yose ndi kwinjira miri gushya ngo nibyo birozi bandoze abanginjira undambwira ati sinakinjira inzu zose ninjiyemo ziri gushya papi abivuga hariya ku Kicukiro ngo byabaye ku muntu ibyo bintu ibyo birozi byabaye hose yego yarabibrekinze kuri BTN ngo umuntu bamuroze ku buryo inzu yose ari kwinjira miri gufatwa n'inkongi y'umuriro uwo muntu rero niko byari byagenze arangije avuga ngo iyi nzu ni inzu y'umutambyi injira anuko nayo itarakara itarakara mubwirana n'abati injira ibyo zubimbwira ni ibiki ngo inzu rashyase ati iyi ni inzu y'umutambyi injira none ndebeke iki si inzu yanjye se injira nishyishye arinjira arangira amusengera birarangira ajya kutwereka amazu yose yinjiye mashya yinjira mu nzu gahungiyemo ishya asohoka ahagarara hanze biba amahoro wamureba ukabona ni nomo inzu yose yinjiyemo ishya ubwo yagombaga kuma hanze si imyaka ingahe ikindi gihe yasuwe n'abashyitsi ndavuga ibitangaza 3 namubonye akora ibyo byo kuzura bapfuye byose nari impari yasuwe n'abashyitsi 12 bavuye muri Kongo kandi bari batetse ibiryo bye n'abana be n'umugore we nabo ubwabo bitari bahazi kagasafuriya ubona kagatekeye 3 ukaba gatekeye 7 none akavuga ati uragenda warura buri wese agira icyo ashyira mu nda abashyitsi bamutungukaho kandi nta mafaranga yari afite na makeya kuko uyu tumije James yacuruzanyije na muzehe ku bwa Idi Amin none aza kuvamo ngo Imana muhamagaye muzehe akajya agera akavuga ngo kiriziya nimwe itunganye gaturika akamuseka atupe uretse ishoramari sha none ugeze kuri level ngo Imana ngo yakuvugishije ngo kuva muzehe ari mu gaturika wasaze abantu bakaza gusura madamu bavuga ngo twarumvishe umugabo wa Edisi yarasaze nyine kuko yaretse ubucuruzi muri za 70 na kangahe akajya banga Imana yamuhamagaye wari umucuruzi uzana amakamyo n'amakamyo y'imari twakomeje muzehe celebratinga arenuvera imyaka ye 40 akoze marriage bishop yaje afite karuvati yari yambaye ku bukwe abwira muzehe ati dore karuvati nari nambaye ku bukwe bwawe muzehe arikanga warayibitse ndati narayibitse uyu bishop tujya tugenda katugana tukajya saa 7 z'ijoro tutaryamye yigeze kutubwira ukuntu muzehe wanjye afite urutoki hano rumeze nkaho rudozeho ku buryo witegereje ubona ko nyine rufiteho akabazo yakoze accident atwaye Daihatsu urutoki bari bemeje ko bari buruce kandi bishop yari yabimuhanuriye bishop yavuye Kabari Imana amubwira ngo genda mushuti wawe agiye gukora impanuka urumva cyagiye hariho zira telefone bakaraga gutya akiri mu nzira ntiyari gukaraga ngo amubone genda umutangire mu mupaka
amusanga mu mupaka hari hagati neza y'umupaka wa Uganda n'u Rwanda niho ngo yamusanze kuko ubundi batangiye gucuruzanya nta kiraro kirimo muzehe agenda kurangura afite umufuka w'amafaranga cyangwa se umufuka abantu bagiye kurangura nawe bakayashyira mu mufuka bakayakorera umukarani hari umukarani muzehe yanyeretse ati niwe watwikoreraga amafaranga ariko nawe asigaye ari umukire nino akajyamo hasi mu mazi muri bya bizi bicamo hasi akavundukana n'amafaranga nabo bagajyamo bakajya hirya bagafata wa mufuka bakajya kurangura atubwira ukuntu abasirikare ba Idi Amin bakubise abasirikare 8 n'imbunda zabo bakazibambura bakazijuya munsi muhanda we na Bishop Tumwijuki no ati tukira abasore twarakubitaga ibintu byo kuza uvuga ngo ufite imbunda twaragukubitaga nuko muze atubwira ukuntu yigeze guca inkoni akubita abantu b'abagabo nka 20 utubya byagenze gute bari muri bisi ari kumwe na Tumwijuke bicaye imbere muri bisi imbere noneho imyanya abantu bagenda bavamo zambarana n'amasaka bageze harya asoza si imbarara niho asoza uza mu Rwanda abantu basa n'abashizemo imbere noneho abona handi nyuma bita mu gikondo hazi muri bisi waba uhazi cyane wagiye muri bisi aho bita mu gikoni abona huzuyemo abantu babyiganye ku buryo benda guturika aranje aravuga ngo kuki mutaza ngo mwicare hano imbere agabwira mu gikiga baravuga ngo ya none umuntu umwe aricayemo imbere ni wasembuye muzehe yatuzura umwuka wera bakubita abantu kuki kugenda Rwanda we ariko ntacyo ngo nafatishe kwa mama aho gato arangije uwo muntu aramubwira ngo bariya n'abanyarwanda ntago baza kwicara hano imbere imyanya yabo ni hari inyuma muzehe yararakaye ahita agenda ajya hanze abwira shoferi ati uparitse hano ajya hanze aca igiti aragenda afungura inyuma kupita abanyarwanda kupita ndashaka mujya kwicaramo imbere hariya nta soni barabemeje ngo abanyarwanda nimwakicara muri ya myanya y'imbere ntago nari nzi ko Uganda yigeze tuvangura kuri iyo level cyaje bajya bangora uko nagiye Bugande kiriya abagande bameprizaga abanyarwanda kuri level nari nzi ko ibyo bintu byabaye mu bazungu bavuga ngo hari imyanya y'abirabura n'iy'abazungu ntago nari nzi ko byabaye no ku bagande asize ni warakonejwe n'abongereza spirit ya colonization yari bagiye mu mutwe kuko bona abanyarwanda baza guhahira iwabo murajya hehe mwibuti inyuma muzehe ngo yabacaniriye ibiti none bakayona n'umukigo uri kubakubita manzi bamenye ko ari umunyarwanda ko kubakubita bari nawe bari kumusubiza aho kugira ngo bazi imbere bari kurwana nawe ariko yabakubise mu izina ry'umukiga arabatsibagura ati mwicara imbere ati none ndebe ubakuramo bicaramo imbere ukabona umuntu yicaye wagira ngo ari mu cyaha izo stories zose muzehe niho ziduha ari kumwe na Tumwijuke batubwira ubusore bwabo noneho ngo yaraje amusanga muri Daihatsu aramubwira ati ngo yasanze bamuzehe bari kumwe inzoga icyo gihe kera yarakizinywa ko yazi kwiwe n'igifu ntabwo yazi kwiwe n'ubwa DPR none arangije ngo asanga bari kumwe inzoga bari muri Daihatsu icyo gihe ntago gutwara wanyweye ntago byabaga ari big deal ku mupaka nyine none uri n'umukire muzehe ari umukire byatari muzehe yatangiye gucuzanya n'abantu bano bakabugana ba Mironko amaye baramusiga we asiganuza asigara ari diakoni nuko nuwa kera mbese none warangije ngo aramubwira ngo Imana yambwiye ngo urare utagiye nugenda uyu munsi urakora accident kandi mbi muzehe aravuga ngo ngo umaze gusara kabisa ngo wanze gucuruza none usigaye baye umusazi azamurikiraho cya Daihatsu akigeza hejuru undi akajya komanga ati nyamazi aramuzamurana ikirahure akigeza hejuru kandi umva ni mushuti we arakomeza binywera inzoga muzehe yaratwaye undi asubira Kabare muzehe ageze hariya hafi na Jabana na Daihatsu yari ikaraze iragwa abari muri bo barapfuye ariko muzehe we nta kindi kibazo yagize keretse ku rutoki gusa hano kurwara ngo amujyana ku bitaro abaganga bose bemera ko baruca umuganga umwe ngo w'umuzungu niwe waje avuga ati ndarupimye nsanga hari umutsi ukiri muzima reka turudode se yaba ari kutubwira ati yari yambwiye bijo Tumwijuke no agahita ati naramubwira yakazamura ibirahure none umva ukuntu rero byagenze yageze Kabare itamagara mukecuru kuko Bishop Tumwijuke yajyaga azana muri Daihatsu na muzehe kuri lycée Notre Dame baje gutereta mama noneho ababikira bakaza gutereta mu mibyizi atari igihe cyo gutanga abana ariko kafite Daihatsu nshyashya bagahita bamomo ibintu byahoze abakire si abantu n'abana bisumba byose none umubikira muri lycée Notre Dame zose yabamuhaga kubera iki Daihatsu yakiragiye ari kanganye wenda ni nka
ni nka kise ni nka brabasi uyu munsi cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ubu vewe tubagize mu ntano umuntu ayiparitse bagize ngo babigendamo gake noneho reka nihute ariko urumva ko n'umuntu w'Imana akoreye Imana kandi yakoresha ibintu bikomeye cyane ajya tubwira ukuntu yasengeye umuntu ufite sida igakira ubwo bya sida byo ni uguhera kera ariko twemere ko Imana ikora yego none se unzavuga ko Bishop Tumujuke James agikuzimu uyu musaza nigeze kumubaza ko ibintu bingoye niwe mbaza ni ibintu byo ko abakozi Imana basengera abantu bakagwa hasi urabyemera aravuga ati nanjye najyaga ntabyemera kugera umunsi nanjye umuntu yisenyuye ubutaka kubera amavuta y'Imana ndiho byagenze gute yaragiye kujya muri Amerika abwira itorero ati abishemwe ariko sako mutazi ikigo sindi kwagora abishemwe ni bakristo bene data abishemwe ati ngiye kujya umujurizi ngiye kujya mu ivuga butumwa muri Amerika ati mu nsengere ngo umudiyakoni wari uyoboye gahunda aravuga ngo pfukama tugusengere akora ikosa pfukamisha bishop ibintu nabonye bari kwanga amatayita akora ikosa pfukamisha bishop aranje bishop n'umuntu uciye bugufi aripfukamira arangije amurambika ikiganza mu mutwe abandi baramuzenguruka ngo akizamura isengesho ngo Mukama Yesu ngo bajya kumva bumva imbaraga ziramukubise arazamuka mu kirere ava imbere kuri aritari agwa mu mfuruka y'inyuma ubutebe bwa plastike bubiri burameneka umuhanuzi wari uri aho ngaho ijwi ry'Imana ritari muzahora riramubwira ngo ntago mwemerewe gupfukamisha bishop ku mavuta muriho ningo niba ushumbi muriho ngo mumurambike ikiganza noneho mu mutwe ntago byemewe ati umuntu uzongera kubikora no gupfa zapfa arambwira ati nge narabibonye umuntu agwa hasi nari mubajije ngo none se umuntu yagwa hasi kubera amavuta y'umukozi w'Imana atarimo n'abadayimoni siko tukunda kubyibaza nyine ngo kuriya minyoni yagiraga ikiganza ku bantu bakagwa batarimo abadayimoni wenda ari abakristo bisanzwe baje ngo babasengere babone umugisha kwa kundi Benhin ajya afata abantu baje ngo abasengere babone umugisha cyabakira indwara agajya Beni ntago ajya yivuna kugwa kw'abari abantu byaba bidaturuka ku mbaraga z'ukuzimu arambwa nabonye umuntu yinimbura ubutaka kubw'amavuta ndiho kandi we yari umudiyakoni ukijijwe ndetse umuhanuzi cyangwa uri nk'umwuka w'Imana so ibintu bibye rero ubwo nandi kuvuga ngo abantu bareke gushakira ukuzima aho kuri nawo kutari kuba Kayanja yarageze muri iki gihugu yaraherukaga 2006 nibabanze barebe ngo ubwo 2006 yazaga ndabyibuka yari kuri stade MC yari gitwaza ahubwo kuki ugitwaza tongeye ko MC ntago umukozi w'Imana nka Kayanja yakaba yaza mu Rwanda ngo abakozi b'Imana banini bose batajyayo sinzi nimba byakabanabaye byiza yuko abandi baba bari muri bekabo bari kuzuza na za live urugero Benhin ajya muri Kenya Kayanja niwe wari MC none se Kayanja akorera muri Kenya abakozi b'Imana bose uwitwa Ezekiel Prophet Ezekiel ukorera Mombasa yaraje atanga $100 aturutse Mombasa za muri Nairobi Kayanja aza muri arena mu ntare arena none urumva intare bisobanura ikindi kintu prophetically abandi mwarangiza uretse mutabaza utaramenya amakuru gute mukajya muri arena gute kugira yikise nubwo byagize umusaruro wabyo ariko byashobora gukorwa ikindi cyumweru nibita bigaragaza yuko abakozi b'Imana mu Rwanda badakorana iyo ucunze nawe abantu bakaba kuko ubundi mwakabaye abantu basenga ahubwo itorero bikabanza rigakemura ibintu byaryo noneho bya bindi byiza biri muri ryo wabwaba umwe bafite bukajya no mu bayobozi bo muri leta ariko iyo mu itorero abayobozi ba DPR bose barabafunze bose ngo bibye bose bayateruye bose biravuze ngo uwo mwuka urahita ushifting ujya muri leta kandi hakabayeho ubwaho haba gukira icyo kintu amoko akabanza agashira mu matoro y'umwuka muri ba DPR na babandi ngo siko vyatubwiye
warangiza uwo mwuka w'ubumwe n'ubwiyunge ugashiftinga spiritually ukajya no muri leta mu nzego no mu baturage. Niba itorero ryo mu Rwanda riri weak and ignorant kuri level harigera nsobanukirwa. Mugize amahirwe mubonye umwigisha uri muri dimension ya Kayanja. Kayanja yigishije mpicaye Kampala mu ihema rya rishyushye bya hatari. Turi kumwe na pastor bose wa Kampala. None ubancakiye umwanya w'imbere. After revelation, after ijambo. None mukagirirwa ubwo buntu mukabona dukize ivuga butumwa rya ADPR ko bene azagira umuntu kubeshya mu Rwanda. Almost everyone abwiriza nk'umwa ADPR. Kandi icyo ni kibazo. Kuko nakubwiye ko ADPR they don't understand the Bible. So nimba musenge nkabo it's okay, mwambare nkabo it's okay, bajyaga bakiranuka kera sinzi uyu munsi ko bihagaze, ariko nimuvuga ngo you preach like them, they are bad preachers. They are bad. No, reka mbe kuri preachers. They are bad teachers. Nk'urugero comparing, wowe wemera muri bo mu comparing n'ijambo Kayanja yabwirije urahita wiyicarira witurize, kuko bari abagabo kwinjiza muri revelation akaguseseka ahantu ukumva arakuzamuye mu kindi kirere, kandi si kuzamura gusa, wagendera muri ayo mahame n'ubwo buzima n'icyo kirere ukabona ubuzima bwawe buflying like an eagle. So mu by'ukuri rero cyetsena ni bari bibazo wari ufite ku byabereye ku ntare ahangaha ibigano byacu byo nabisubirije mu mvugo zanjye zitandukanye. Nkore conclusion mvuga ngo ntabwo Kayanja gikuzimu, amakuru Imana yanyihereye direct ntago anyemeza ibyo. Ntabwo Julienne Kabanda yagiye Nigeria kubera yuko ibimenyetso ntibibihamya, cyetse rimwe mwarajyanye ukaba ufite n'amavideo. Hari ubwo bikinini iki n'ibyo, hari ubwo si byari ibyo ngibyo. Ikindi sinzongere kubona umuntu urwanya ituro ryaratangiye mu Ntare Arena. Nizere ko ibyo bintu byashyizeho umucyo, kuko ari ituro ry'100 kashi ryaratangiwe. Ejo Mutabazi ni nakira ituro ry'100 ntazagira undeba ijisho ribi. Kabiri, ituro rya $1,000,000 nubwo tuzaryegeranya turabana 1,000 ariko naryo ryitwa $1,000,000, uretse ko umuntu yatavuga ngo nayi nyubako. Ariko byaranejeje ko mukozi w'Imana yaraje, kandi burya nariya muri arena nabo bashaka ko bari baripanze igihe kirekire, naho hari haje umunya Nigeria Selman, siko kuri ku rwego, ariko nawe ni umuntu munini kandi anointing ye yahura ni ya Julienne Kabanda, niyo mpamvu nabihuje cyane nubwo ntabikurikira ngo biverifie, kubera ko nawe aba mu ijambo cyane kandi nawe ari kugenda akora tuwa mu bihugu bitandukanye mu buryo butandukanye. So reka minira ahangaha, nimero yo ni yayindi 088 ndetse n'aba protocole bo kwa Apostle Mignone 0788391513. Kandi ikindi mugira ishyari ryiza, musenge nkuko Julienne yasenze, mureke amatiku n'amagambo. Musenge nkuko Apostle Mignone yasenze, mureke amatiku n'amagambo. Mwihuze n'abantu banini. Urugero, nimba Mignone yihuje na Kayanja kandi nawe ajyayo cyagiye bwa mbere mwabonye ko yamushyiriye ituro, namwe mushake Mignone niwe mwabasha kugeraho, cyangwa ushake Julienne Kabanda. Ugize icyo kurusha mushake kandi umushyire ituro, kuko hari ijambo rivuga ngo sesa impano yawe yake iyo waheshejwe no kurambika ibiganza by'abakuru. Hari amavuta hawe n'Imana Kanyare ndabyumva, ariko hari nandi wahabwa nuko Julienne Kabanda kurambitse ikiganza, cyangwa se ninkuko na Julienne Kabanda akeneye umunya Nigeria Selman kugira ngo amurambike ikiganza, cyangwa se nuko ko Selman yari vuturutse Nigeria ni mwavuze ngo nawe yagiyeyo, n'ibindi. Icyo ngicyo tukigira ihame. Soza envelope nimba 1,000 zitarafashwe, ko ushobora kuba nazaranashize. Envelope $1,000 zitarashize, hari ukumpi yanjye mwatinda, ndashaka kwiguriramo akabenzi kuko nanjye kugenda n'akamoto n'imvura nabyo simbishaka. Mutinda ubu nzabara yuko zashize. Dushimira abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom.